Yes, reka nongere ngusuze nimwifurize kugira ibe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro. Nongeye kugushimira cyane wowe wakoze subscribe kuri chaîne yacu nshyashya iyi ngiyi nyine Amakuru TV, nawe uhageze bwa mbere ukande subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hanyuma turacyari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri iki gihugu ibintu bikomeje kudogera, ngira ngo muri aka kanya nibwo hasotse amakuru avuga ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari uburyo ngo kiyemeje bwo gukura Fdrl muri cya gihugu, aho kuvuga ko bazayirasa. Ubundi abenshi cyane nyine M23 yari iri gusaba ko Fdrl yaraswa rwose igasubira iyo yavuye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rero mu kanya kashize nibwo hagiye hanze amakuru avuga ukuntu Fdrl izakurwa mu gihugu cya Congo. Ubwo buryo ni ubuhe? Dore ko ngo Fdrl bashaka ko itaha ngigasubira mu Rwanda. Ntabwo nzi wenda ngo u Rwanda rwabifata gute, ntabwo nzi niba ari bwo buryo bwiza wenda Congo yahisemo nk'uburyo bwo gukemura icyo kibazo, ntabwo mbizi. Nubwo abantu benshi bari kuvuga bati ibi ntabwo bikunda, ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo Fdrl, reka nze ndaza kubigarukaho mu kiganiro ku buryo burambuye. Ariko kandi ndaza kukubwira ko M23 nayo yategetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibintu 8 kigomba gukora kugira ngo M23 yongere kwemera kuganira nabo. Bose M23 yababwiye ngo twagiye tubaseriye mu biganiro bya Doha muri Qatar nyine, tubaseriye tukaza dufite gahunda tugasanga mwohereje abantu batagira na adresse. Kuri iyi nshuro kugira ngo tuzemere kongera kugaruka kuri ibi biganiro nuko muraza kuba mwakoze ibyo bintu 8. Ni ibintu 8 ndaza kukubwira muri iki kiganiro. Ariko kandi Kabila, Katumbi ndetse na General Numbi aba bari mu biganiro byo kuba noneho bakwerekeza muri M23 openly. Ubwo ndavuga ngo iki? Mu buryo bweruye. Yego, wenda uyu munsi none n'ubundi basaga nk'abisunganye nayo kubera ko n'ubundi still ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kuri iyi nshuro rero amakuru ahari aremeza ko Joseph Kabila Kabang ndetse na Moise Katumbi yewe na General Numbi aba bose bari mu biganiro byo kwerekeza muri M23. Nubwo aba bagabo bose kwerekeza muri M23 ari bimwe mu byateje umwuka mubi. Ni bimwe mu byateje umwuka mubi muri M23 ku buryo byagiye bituma habamo gusubiranamo, yewe hakaba ari n'ingamba zimwe na zimwe zafashwe kugira ngo umwuka wongere ugaruke. Ibyo rero nibyo ndaza kuba nkubwira muri aya makuru. Nakwita ikiganiro kuko tukubwira amakuru and then tukanayasesengura. Ahangaha ni ku Makuru TV, niho hantu hambere uzajya ukurikirana amakuru y'umutekano, amakuru y'ibyamamare, amakuru atandukanye muri entertainment, amakuru atandukanye ya social nyine ya rubanda by'umwihariko. Ariko tukibanda mu makuru abari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, yego byabaye ngombwa, ariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, muri Amerika, mu Burusiya, muri Iran, Israel ndetse n'ahandi hatandukanye harimo na Ukraine. Ibyo bihugu byose biba bifite amakuru abantu baba bashaka kumenya. Ahangaha niho hantu hambere uzajya uyamenyera. Noneho ikiruta ibindi ni uko uzajya uyamenya uri uwa mbere, kubera ko nitwe tuzajya tuyazana turi abambere. Turazinduka cyane tukakubwira ibyo abandi batakubwiye. Ukore subscribe, turi bashyashya kuri YouTube kugira ngo tuzamuke natwe, kugira ngo turusheho gukora ibintu bigere ku bantu benshi. Ubwo rero nawe nunyurwa n'ibyo dukora wibuke usige ukanze subscribe. Munyemerere dutangire tutanatinze. Turahera ubwo kuri iyi nkuru nari maze kukubwira ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yiyemeje ko igiye gukora ubukangurambaga muri Fdrl aho kuyirasa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo yahisemo kutarasa Fdrl, ahubwo ihitamo gukoresha inzira ngo y'ubukangurambaga. Burakorwa gute rero? Mureke twinjirane muri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza. Hanyuma ni inkuru yanditswe n'umunyamakuru Benjamin Babu.
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ko igiye kwita ku gukora ubukangurambaga mu bagize umutwe w'iterabwoba wa Fdrl ukabasaba gutaha mu Rwanda aho kugaba ibitero kuri uriya mutwe. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Therese Kayikwamba ubwo kuri uyu wa kane tariki ya 3 Nyakanga yaganiraga n'abanyamakuru. Muri ikiganiro cyakurikiye amasezerano y'amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yasinyanye n'u Rwanda kuwa gatanu w'icyumweru gishize nyuma yo guhurizwa mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwe mu ngingo ikubiye muri ariya masezerano nk'uko twakunze kubigarukaho nuko Congo igomba gusenya umutwe wa Fdrl urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, yabirangiza u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe cyane cyane nyine ku mipaka ihuza ibi bihugu byombi. Umujyanama wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bya Afurika Masad Boras mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru Jeune Afrique yashimangiye ko Fdrl iteje ikibazo gikomeye u Rwanda. Icyakora bitandukanye n'ibyo Boris yatangaje, by'umwihariko nyine ku byo Kayikwamba we yatangaje, nuko ngo Kayikwamba we yitandukanyije na Amerika. Rwose yavuze ati ntabwo mu bibazo u Rwanda tubona rufite harimo Fdrl. Kayikwamba we yagaragaje ko Fdrl ari urwitwazo rumaze imyaka 30 gusa, avuga ko Kinshasa igomba kurushyiraho iherezo. Ati rwose turabizi ko ari urwitwazo, atari ko tugomba gukora ibishoboka byose urwo rwitwazo rukavaho. Tugomba kurwana intambara urwo rwitwazo abanyarwanda bafite rukavaho. Uyu nguyu rero akaba ari umujyanama wa perezida. Icyakora icyo ushobora kumenya mu magambo ye yavuze ati ku kibazo cya Fdrl hashize imyaka hafi 30 urwo rwitwazo rugaruka. Rwose ni nayo mpamvu kiri mu masezerano, kubera ko twifuza kugishyiraho iherezo. Turashaka gushyira iherezo kuri urwo rwitwazo rugenda rugaruka rw'uko Fdrl riteje ikibazo, kandi mu by'ukuri sibyo, oya ni urwitwazo. Uyu nguyu abajijwe niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugaba ibitero kuri uriya mutwe ari igisubizo, Kayikwamba yavuze ko mbere na mbere bagomba gukora ubukangurambaga mu bagize Fdrl bakabasaba gutaha mu Rwanda ku neza. Ati mbere na mbere hakwiye kuba ubukangurambaga mu ba Fdrl b'abanyarwanda ku kuba bataha iwabo bishoboka, ku kuba bashobora kwitabwaho biciye muri komisiyo nyarwanda ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare no gusubizwa muri sosiyete nyarwanda. Iyi ni intambwe ya mbere, nitubona itanze umusaruro tuzafasha aba Fdrl gutaha iwabo batahe maze urwo rwitwazo ruveho. Uyu Kayikwamba yunzemo ko impamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo idashaka kwihutira gukoresha imbaraga za gisirikare mu kurandura Fdrl ari uko mu bihe byashize uriya mutwe wagiye ugabwaho ibitero birimo ibyo ingabo za Congo zahuriyeho na MONUSCO n'ibyo zahuriyeho n'ingabo z'u Rwanda Operation Umoja Wetu, ariko uriya mutwe ukaba utararanduwe burundu. Kinshasa iravuga ko idashyize imbere kugaba ibitero bya gisirikare kuri uriya mutwe wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, mu gihe umuryango w'abibumbye uvuga ko ingabo zayo zikomeje ubufatanye nawo. Raporo impuguke z'uyu muryango kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ivuga ko kugeza muri Mata muri uyu mwaka Leta ya Congo yari ikomeje gufasha Fdrl, kandi ko ingabo za Congo zayifashishaga imbere ku rugamba zirwana na M23. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda General Ronald Rwivanga, ubwo nanze gushyiraho ipeti rye rya mbere kubera ko hari ukuntu usoma ipeti ry'umusirikare ukarisoma nabi, ntabwo ari uko adafite ipeti, ntabwo ari uko ari general gusa. Aheruka gutangaza ko Fdrl ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 bakaba bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'u Burundi. Aba rero u Rwanda rukavuga ko ari bo bantu bajujubije, ari bo bantu babangamiye cyane umutekano w'igihugu. Tugaruka gato kuri iyi ngingo, abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati ese koko ariyo mpamvu abantu bavuga bati
aya masezerano ashobora kuba nta kintu azatanga. Kubera iki? Uyu munsi wa none niba igihugu nk'u Rwanda kikubwira kiti kugira ngo twemere amahoro, tureke izo nzitwazo zose, tureke ibyo bindi byose byo gukuraho ingamba ku mupaka z'ubwirinzi nyine, ibyo byose kugira ngo tubireke nuko murandura Fdrl n'imizi yayo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iti it's fine, tuzabikora. Ariko nanone wajya kureba uburyo bigomba gukorwamo, wajya kureba iyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ivuga ngo bararandura Fdrl, ukabona bamaze kuba connected. Hari n'abakubwira ngira ngo ku munsi w'ejo niba atari ejo bundi nibwo umwe mu bagabo bo muri Congo ni Muhozi Kainerugaba, ntabwo niba uko ari we, ariko numva ari Muhozi, yaravuze ati igisubizo gishoboka nuko iriya mitwe iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo icike ntibishoboka, ahubwo icyakorwa nuko iyi mitwe yose igisirikare cya Congo n'ubundi nacyo gikeneye abasirikare nibayirokirite bayishyire muri FARDC. Nibwo buryo bwonyine bwo gucira mitwe, no kuvuga ngo urasenya abasirikare bageze mu 10,000 ngo ba Fdrl bose ngo batahe baze mu Rwanda. Kandi ikintu cyitwa umutwe ni ikintu kiba gikomeye. Umuntu umwe wenyine wasigara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagenda zamura umutwe, na kuko ntago batangira abantu 7,000 cyangwa 10,000, abandi bagiye babajoininga nyuma. So mu gihe cyose wawurandura ugasigaza batanu, abo batanu babyara abandi. Hari niyo mpamvu bavuga bati ibi bintu birakomeye cyane, kuko ngo uzabwira abantu bose bataye, yego hari ababyumva bagataha mu Rwanda, ariko se ayishwa ko bose bakemera gutaha? Kandi at any time hasigara abandi bantu nka babiri, reka nivugire babiri bonyine, egare ko nyuma y'imyaka 3 haba hongiye habaye abantu n'6,000. Imagine. So ariho hantu rero abantu bavuga bati aya masezerano ahengamiye ku Rwanda cyane kurenza uko ahengamiye kuri Congo. Abandi bakavuga bati n'urwiyererutso kuri Congo rwo kwemera bisa nk'ibigoye kugira ngo igaragaze ko itigeze inanirana. Donc ize kugaragaza nyuma, izagaragaza u Rwanda nk'ikibazo. Ari byo bintu M23 yagarutseho, iravuga iti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ishobora kuba yarasinyanye amasezerano ikajya ngo yayasinyanye na M23. Oya, ni amasezerano basinyanye n'u Rwanda, kandi twebwe turi abanyarwanda b'abanyekongo, twebwe turi abanyekongo, dufite ubutaka inaha, nta gahunda dufitanye n'u Rwanda. Ibyo mwagiranye n'u Rwanda ntibitureba, ibiganiro byacu biri Qatar, ntabwo biri muri Amerika. Congo nayo ikavuga iti byanze bikunze ntago ibintu byo kugana naye. Felix Antoine Tshisekedi yagiye yumvikana kenshi avuga ati ngiye ibintu byitwaye mu 23 mujye mu bindi. Witwa Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. So reka ngaruke kuri iyi nkuru yindi, nayo ni inkuru yanditswe na Benjamin Babu, ni inkuru yo kwibwiza nayo, ngira ngo yanditse ku munsi w'ejo nijoro. Hari ibintu 8 M23 isaba leta ya Congo mbere yo gusubirana ku meza y'ibiganiro. Ibyo bintu 8 M23 iri gusaba leta ya Congo mbere yo gusubirana ku meza y'ibiganiro, ni nyuma y'uko M23 igaragaza ko yakunze kujya mu biganiro kenshi, ikunda kujya ikavuga iti twebwe turi ready, urumva twiteguye gukora ibishoboka byose ngo ibi bibazo bikemuke mu buryo butari ubw'intambara, mu buryo bw'amahoro. Twiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibi bibazo bikemuke mu buryo ubwo ari bwo bwose butari ubw'intambara. Ariko ugasanga kenshi byagiye bigaragara, byagiye byumvikana rwose, Congo ngo iyohereza abantu badafite ibyangombwa. Wenda reka ninjiye muri iyi nkuru turarushaho kubyumva. Iyi nkuru rero y'ikinyamakuru bwiza.com iri kugenda ibigarukaho. Ni inkuru ngewe nabonye ko ibi bintu bikomeye cyane. M23 ngira ngo nabigarutse ejo bundi, ikibazo cyayo kiracyakomeye.
ikibazo cya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kiracyakomeye, ahubwo nibwo kigitangira. Noneho aho aya masezerano, ejo nakoze ikiganiro ndi kwibaza ngo ese ubundi kubera iki kibazo gikomeye, kubera iki kibazo gikomeye, kubera iki kibazo gifasha indi ntera, kubera iki ibi bintu bigeze aha, ari uko M23 ari uko u Rwanda na Congo basinyanye amasezerano. Kubera iki M23 yahise yaguruka, mu guhita yaguruka ivuga iti Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo itazitwaza aya masezerano ngo yumve ko ibibazo dufitanye nayo byakemutse, ngo yumve ko ibibazo dufitanye nayo byakemutse. So ngira ngo iyi nkuru itangira ivuga ko umutwe wa M23 wasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gushyira mu bikorwa ibyifuzo byawo 8 imbere y'uko impande zombi zisubukura ibiganiro zimaze igihe zigirira i Doha muri Qatar. Ni ibyifuzo uyu mutwe watanze kuri uyu wa kane tariki ya 3 Nyakanga mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye i Goma. Ni ikiganiro cyayobowe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa ASM23 Benjamin Bonima, ari nawe uyoboye intumwa za M23 ziganirira na Kinshasa i Doha. Ikiganiro cyo kuri uyu wa kane cyabaye nyuma y'iminsi 6 u Rwanda rushinjwa gushyigikira M23 rusinyanye i Washington amasezerano y'amahoro na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu byo aya masezerano ateganya nuko ikibazo cy'umutwe wa M23 kigomba gukemurirwa mu biganiro bya Doha umaze ugirana na Kinshasa. Mu kwezi gushize M23 yahamagaje intumwa yari yarohereje i Doha, ndetse amakuru avuga ko zavuyeyo nta musaruro ibiganiro bitanze. Bonima wari uziyoboye yabwiye abanyamakuru ba leta ya Congo ariyo ikomeje kudindiza bira biganiro kubera kutabiha agaciro. Rwose ngabantu bo mu butegetsi bwa Tshisekedi, cyane cyane abo Tshisekedi yoherezaga, ngo wabonaga ari abantu nyine b'amafuti nyine, ubona ko nyine kuri bo babifata nk'agasuzuguro, bavuga bati twebwe twabyubashye, twabihaye agaciro, ariko bigaragara ko M23 idafite gahunda yo kuba nako noza ubutegetsi bwa Tshisekedi budafite gahunda yo kuba bwajya gute bwaganira natwe. Yavuze ko nko mu biganiro byabanje intumwa za Kinshasa nta manda nuko ngo inyandiko zibemerera guhagarira leta mu biganiro. Intumwa za Congo zagiye mu biganiro, donc nta kintu kiri official bari bafite kibemerera guhagarira igihugu mu biganiro, donc bagiye gutyo gusa. Mu gihe iza ASM23 zo zari zifite inyandiko ndetse zikaba zarazigaragarije umuhuza. Yavuze kandi ko mu bikomeje kudindiza ibiganiro harimo kuba Kinshasa ifata intumwa zose za M23 ukuyemo Lawrence Kanyuka urivugira nk'abanyarwanda. Ikindi, Kinshasa ikaba ikomeje gukoresha umujyi wa Bujumbura nk'icyicaro gikuru FIDC yifashisha mu kugaba ibitero ku mujyi wa Goma na Bukavu ndetse no mu bindi bice bituwe n'abaturage. M23 isaba iki? Nuko ngo hari icyo kwerura, basabye Tshisekedi kwerura agatangaza ko ubutegetsi bwe bufite ubushake bwo kugirana ibiganiro bitaziguye na M23. Icyo ni icyambere agomba kwemera, bitakunda nyine ubwo M23 nayo ikavuga iti hoya ntabwo bikunda. Icya kabiri harimo kandi kuba inteko ishinga amategeko ya Congo igomba gukuraho umwanzuro yatoye muri 2022 ukumira leta y'iki gihugu kugirana ibiganiro na M23 yise umutwe w'iterabwoba, mu kwirinda ko mu gihe haba hari amasezerano yasinywa i Doha iriya nteko yayagaragaza ntatemewe, kubera ko nyine hari itegeko ryatowe rigaragaza ko Congo itemerewe kugirana ibiganiro na M23. So nuko ngo iryo tegeko niba rihari bisobanuye neza ko M23 ibyo yagirana byose na Congo mu gihe cyose iryo tegeko bitari ryavaho bizateshwa agaciro, kubera ko nyine itegeko ni itegeko. So ikindi
icya gatatu M23 yasabye nuko igihano cy'urupfu ubutabera bwakatiye abayobozi bakuru bayo cyavanwaho, ndetse na zimwe mu nyandiko zo kubata muri yombi bashyiriweho nazo zikavanwaho. Ikindi hari ukubakurikirana mu nkiko nabyo bigahagarara. Icyo nacyo ni ikindi M23 isaba. Icya kane nuko abantu bose barimo abasivili n'abasirikare batawe muri yombi na Kinshasa bashinjwa kuba inase ndetse no gukorana bya hafi, bishingiye ngo kuba ngo basa ngo na bamwe mu bayobozi bayi mu 23, ngo kuba hari ibintu bacuruza ngo bifite aho bihuriye n'abayobozi bayi mu 23, kuba nuko ngo umuyobozi wa M23 kuba yaba umukiriya w'umuntu runaka, wenda umucuruzi runaka, wenda utuye mu gice runaka, bigatuma nyine nawe yitwa inasi. Yitwa inasi. Ikindi rero cya gatanu nuko ibikorwa byibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda nko kubatoteza, kubagaragariza imvugo z'urwango ndetse no kubarya nabyo byahagarara. Icya gatandatu, leta ya Congo yasabwe koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Ikindi ikongera gufungura amabanki mu bice bigenzurwa na M23 kuko icyemezo yafashe gikomeje kugira ingaruka ku baturage. Ikindi nuko igomba gusubiza imitungo y'abayoboke ba AFC M23 yafatiriye ndetse ikanatanga indishyi zo gusana ibyangiritse. Icyanyuma cya munani nuko igomba gusinyana na ririya huriro amasezerano yo guhagarika imirwano. Kinshasa ntiratangaza niba izashyira mu bikorwa ibyo yasabwe cyangwa niba nta shingiro bifite. Nta shingiro bifite. Ubwo ni ibyo ngibyo M23 iri gusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. So ni ibyo ngibyo ngira ngo kuri iyi nkuru ni nicyo ngicyo nanabivugaho. Gusa nyine ikigaragara cyo M23 nubwo ibintu iri gusaba Congo bisa n'ibigoye, kuko Felix Antoine Tshisekedi we yatangaje ko gutsindwa kwa mbere azagira mu buzima bwe bwose ni ukujya ku meza amwe M23 ikamutegeka ibyo akora kandi akabikora. Niyo nsinzwi ya mbere uwitwa Felix Antoine Tshisekedi yavuze azagira mu buzima. So dutegereje kureba ese koko Felix Antoine Tshisekedi azava ku izima, kubera ko n'imiryango mpuzamahanga imutegeka kuganira na M23. Ko buriya M23 nubwo abantu bayifata nk'umutwe ngo witwara gisirikare, yego nibyo, ariko nanone bakubwira ko ari abanyekongo bari kurwana n'uburenganzira bwabo, ihohoterwa bakorerwa. Ari nayo mpamvu uyu munsi none bigoye kuvanga Amerika izivanga hagati y'u Rwanda na Congo, izivanga hagati y'u Rwanda no Burundi, izivanga hagati ya Congo no Burundi, yivanga hagati ya Congo na Uganda. Ariko biragoye kuvuga ngo umuntu uri muri kiriya gihugu M23 ni nacyo kibazo gikomerega kuri Congo. Nubwo Congo wenda yabanje yemeye cyangwa se yashatse kubifata byose ikabishyira ku Rwanda kugira ngo ibone urwitwazo, ariko uyu munsi none nayo mu masezerano yasinye harimo ingingo zikomeye cyane ku buryo uwavuga ko yayasinye ariko isa nkaho itazayubahiriza, kuko biragoye kuvuga ngo uzakuraho Fdrl ugirana ibiganiro bitaziguye na M23 hanyuma amahoro aboneke binyuze ubundi ushoboye gukuraho Fdrl ugashobora kugirana amahoro na M23. Ibyo bibiri wenda iby'u Rwanda tube tubiretse, ibyo bintu bibiri so gukubeshya igihugu cyaba kimeze neza, cyaba gitemba amata n'ubuki. So ngira ngo nibyo ngibyo nabangarutseho biri kuvugwa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse kandi turaza kwa tukubwa byinshi bitandukanye bigezweho mu masaha yacu ari imbere. Ukomeze dukurikirane kuri uyu murongo twitwa Amakuru TV, ariko kandi wongere udukurikirane no kuri Sawa TV, nayo ni chaîne yacu dusanzwe dukoresha. Aho hose turahari, na wundi muba muri kumwe nawe ni Jean Bosco Abayisenga. Bashimire cyane, mbaragize Uwiteka umunsi mwiza. Turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 mukomeze mwenjoyinge liberite. Iyi tariki ni igihugu cyacu cyagiriyeho liberite. Ubu dufite liberite kubera ko ntabwo tugikolonizwa cyane. Hari abantu bambajije ngo nzabasobanurira impamvu impamvu nyine itariki ya mbere z'ukwa 7 ari Independence Day, ariko nituyizihize cyane
kandi ari umunsi twakabaye twishima cyane. Impamvu buri gihugu cy'u Rwanda kitishimira Independence Day cyane ngo ubone ni umunsi udasanzwe nk'uko Liberation Day yari umunsi. Anyways, uyu munsi Kagame aragirana ibiganiro n'itangazamakuru, ubwo ibyo nabyo ibyo biganiro ntahandi muraza kubikurikirana usibya no ku Makuru TV. Ubwo nindi gusobanura ako kantu nuko ngo Independence Day ni umunsi u Rwanda nyine ubundi hari muri 1962 u Rwanda rwibohoye nyine rwibohoye ruri kwigenga, ni umunsi w'ubwigenge urumva. Ariko uko kwigenga ntago kwari kuzuye cyane kubera ko n'ubundi still umugambi wo gutegura genocide wari ukiriho, ubutegetsi bubi bwari bukiriho. Ubundi u Rwanda rwemera ko rwagize liberté ya nyayo, rwibohoye neza rugira liberté nyayo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 ubwo RDF ni RDF FPR FPR ubwo FPR yari imaze kugira ute yari imaze guhagarika nyine genocide yakorewe abatutsi nyine muri Mata mu 1994. Nibwo u Rwanda rwemera ko rwagize liberté kuko nibwo rwari rwigobotoye ubutegetsi bubi, nibwo rwari rwigobotoye abo bakoroni, kuko nubwo icyo gihe muri 1962 byavuze ngo abakoroni bavuyeho, ariko nibo still bakomeje gutegura genocide bafatanyije n'ubutegetsi bubi bwari buriho. Ari nayo mpamvu u Rwanda ruvuga tuti oya, ibintu byo kutubeshya batubeshya ngo baduhaye ngo dufite ngo bwigenge, ariko bagakomeza kudukandamiza. N'ubundi abaturage na bamwe b'Abanyarwanda cyane cyane abatutsi bari gukandamizwa, ibintu bikomeye cyane, abantu bari kwicwa, abantu bari guhunga, abantu bari kugira gute, bari gusahurwa, bari gusambanywa na bwa butegetsi bubi bigizwemo uruhare na baba bakoroni. Ari no mpamvu nyine umunsi wa 4 z'ukwezi ku itariki ya 4 nyine z'ukwezi kwa 7 aba ari umunsi udasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ni umunsi twizera ko igihugu cyagize independence kikagira liberté at the same time. Bizera ko ibintu byose aribwo bari babibonye kugeza uyu munsi wa none tukaba turi mu gihugu kituje. Mbifurize rero gukomeza kwenjoyinga abakozi ba leta bari mu kiruhuko, n'abandi mwese mutajya mugira akaruhuko nkatwe nyine, yaba muri weekend cyangwa se ryari muri mu kazi. Reka mbashimire cyane mwebwe mwabanye nanjye, hanyuma tuze gusubira mu masaha ari imbere.